Hello guys, ndabasuhuje kuri YouTube channel bita Gatabasho. Manchester United yavuguruye ikibuga cy'imyitozo cyayo Killington Training Complex cyatwaye miliyoni 50 z'amapaundi arenga miliyari 97 z'amanyarwanda. Iyi kipe yakunzwe gushinjwa kwangiza ibikorwa remezo bitakijyanye n'igihe, aho nkaho Cristiano Ronaldo 2022 yatangaje ko uko yasize iyi kipe mu mwaka wa 2009 ariko yayisanze ubwo yari ayisubiyemo. Icyakora kuri ubu ahakorerwa imyitozo, ibibuga biragurwa bishyirwa ku rwego bigezeho. Bimwe mu byongewemo harimo inzu itunganya imisatsi, dore ko mbere nta nzu itunganya imisatsi yabaga muri iyo nzu y'imyitozo. Umukinnyi yijyaniraga umwogoshi. Hari ahagenewe gukinira Formule ya mbere ndetse na gym igezweho, ndetse ko hari na pisine enye harimo iyo kogeramo abakinnyi, ndetse hakaba na pisine y'amazi ashyushye ndetse n'akonje cyane. Umuyobozi wa Manchester United yakomeje ashimira Cristiano Ronaldo, amushimira ko abashije kuba yabereka intege z'ibyo bakoze n'ibyo babasha kuvugururamo. Akomeza agira ati, Cristiano Ronaldo, ndagushimira ko wabashije kunyereka ibyo nibagiwemo, mbese uranyunganiye, kandi nkaba mvuga ko njyewe Mr. Jimmy Latif Kepe abanjyewe ijambo ryanjye ndihagazeho, ndavugurura ndetse nongeremo n'ibindi wifuza, uko bimbabaje yuko ibyo unenze utazaba uhari ngo uze wirebere ko ibyo unenze twabashije kubikosora. Hakaba na pisine yo gukoreramo imyitozo munsi y'amazi.